iyo turirimba hari imbohe zibohoka mu buryo bw'umwuka. Urabona tuvuze imbohe uhita kujya amageragere ngo niyo imbohe ziri. Dufite imbohe zicaye muri tereno zambaye amakubu zambaye amarinete, dufite imbohe zambaye amakositimu, dufite imbohe zigenda muri vewiti, dufite imbohe zitaha muri etaje. Ariko wahagarara hano waririmba gusa nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo avuga zirampobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubaba. Imbohe igatega amatwi mbega ikomanga sanganirwa izo mbabazi ze imbohe igahita ivuga, igahita yumva ikohoka. Iyo turirimba imbohe zirabohoka. Tugomba kugera ku rwego turirimba imbohe zikabohoka. Haleluya! Kuririmba bibohora iki? Nimujya muhagarara hano mujya mumenya ko hano harimo ibiziko bigomba gucikagurika. Turimo turaririmba nimuvuge ngo amen. Nabaye muri korali igihe kinini, nayoboye korali imyaka 3, ariko umuhamagaro bigenda byanga birangira ngiye mwibi ngibi. Ubundi nari nzi kuririmba kandi nzi kugenzura abarimbi baririmbaga nabi, nkamenya ngo uyu muntu yabicuritse. Mujye muririmba kugira ngo imbohe zibohoke. Icyo ni icyambere. Indirimbo zikora zigira zite? Zibohora imbohe. Kabiri, zirukana amadayimoni. Indirimbo zirukana amadayimoni. Buryo turimo turaririmba hari ibidayimoni bihunga. Ndagira ngo mutangarize ko indirimbo zifite imbaraga zo kwirukana abadayimoni, iteranya abadayimoni bagahunga. Kubera iki? Kubera ko twaririmbye. Hari igihe twabayemo korali yahaguka gusiririmba, ukabona abantu badayimoni barimba, abantu baraguye, abantu barariza, abantu ukabona indwara ziri gukira mu ndirimbo gusa. Ariko kubera ko indirimbo z'iki gihe nta birungo birimo, nta mbaraga zirimo, turaririmba nta wihana, turaririmba nta wurira, turaririmba nta ukizwa, turaririmba nta utura. Babaye ikibazo gukiza indirimbo ziti. Indirimbo zirukana iki? Abadayimoni. Iyo turirimba abadayimoni bagomba guhunga. Cyo ni icya kabiri indirimbo zikora. Gatatu, indirimbo zijya zituma Imana ivuga. Indirimbo zivugisha Imana. Y'abantu baririmbye neza Imana iravuga. Nimuvuge ngo amen. Ntabwo Imana ivuga ngo kubera ko abanje kubaho bino byamuke wapi kabisa. Nshobora kuririmba gusa indirimbo uririmbye ikamanura ubwiza bw'Imana. Iyo turirimba bijya bituma Imana ivuga. Icya kane indirimbo zikora, nimuvuge ngo amen. Mugikirize ngo amen. Icya kane indirimbo zikora zijya zizana ubwiza bw'Imana mu materaniro. Zihamagara Imana. Iyo turirimba ubwiza bw'Imana ujya bumanuka. Utumye nibuka akantu kamwe ureke nkababwira. Mbere yo kongera ku rugamba rwa Yehoshafati ariho nza gusoreza, Abisirayeli bigeze bagomera Imana. Bagomera Imana, Imana ibatanga mu maboko y'Abafilisitiya. Imana ibatanze barigarura, ariko Imana yemera kubata. Ibata amezi 7. Abafilisitiya barayifata, bafata isanduku y'Imana. Murabyibutse mu gitabo cy'ingoma za mbere za 2:14. Abafilisitiya ngo bafata isanduku y'Imana ngo bayijyana mu nzu ya Dagoni. Ntabwo ndaza gutinda aha. Ikintu cyantangaje, Imana yaje kuva mu nzu ya Dagoni, barayijyana bayicumbikishiriza mu rugo rw'umugabo witwa Abinadabu. Isanduku y'Imana iracumbika. Dawidi ngo arebye abantu bayoboraga, abona abantu babaye barakara. Aramwata abantu ikintu cyatumye barakara nuko Imana itari mu gihugu. Twagiye kugarura Imana tukareba ko ibyishimo byagaruka mu Bisirayeli. Mu ikintu cyantangaje kuri Dawidi, ariko Dawidi ni umuhanga cyane. Yaravuze ngo kugira ngo Imana yemere kugaruka, kuko yararakaye twayiteje uburakari. Ubu turajya imbere y'Imana tubwira ngo tuje kugarura, ntitumara. Dukora iki kugira ngo igaruke? Ngo bibuka ko mu bintu bitanu Imana ikunda indirimbo. Mu bintu bitanu Imana ikunda, ku mwanya wa mbere haza indirimbo. Dawidi yaravuze ngo kugira ngo tujye kwigarura, nimushaka umuririmbyi uzi kuririmba neza, tumushyire imbere we yatona indirimbo, ni yato bagasohora isanduku y'Imana. Iratugirira imbabazi ngo bashaka umuntu w'iyo minsi uri kuririmba bigacika. Bavuga ati ninde muntu uzi kwatona neza ku buryo twamushyira imbere akaba ari ugenda aririmba. Ngo basanga hari umuhungu witwa Uza ngo yararirimbaga ibintu bigacika, ariko ngo yari manyanga. Dore ikintu cyantangaje, bahamagaye Uza ngo bajya kuzana isanduku y'Imana, ntiyigeze atekereza imbaraga z'Imana ngo abanza nihane. Yaravuze ati indirimbo ndazifite, kwatona hambara bamushyira imbere. Uza aratona. Dawidi arabika Uza ari kwatona, aravuga ati nukuri Imana yatugira imbabazi, mwegereye umukozi w'Imana yatona. Uza aratona, ayobora delegation ngo araririmba. Abantu bavuga ati mbega umuhungu ufite amavuta. Bageze mu Aminadabu basohoye isanduku y'Imana, yari ku mpako zihetse. Imana irebye ibona Uza ari imbere. Ati nagitangaza kirabana, uyu niwe basize imbere n'amanyanga ye n'ibintu yarayakoze. Maze ngo bajye gusohora isanduku y'Imana, yari ku nka iramanuka, inka iratsikira uko Uza yari ari imbere, abaramye isanduku y'Imana. Imana iramukumbanya, ahita agwa aho ngaho aragagara. Dawidi areba Imana ikoreye Uza niyatona rye. Dawidi ahita abwira abantu ati niko Imana ni nduyijyana.
ati yitwara si wowe uvuga ngo yarakubakiye naho yitwara. Dawidi aravuga ati bya byana nasize mu rugo n'amanyanga yabyo iyi shebuza niyato niyigeza mu rugo n'ababana irabamana. Siko Dawidi yavuze ati mushaka umujya muyijyana kwa Obededomu baje gutunganya iby'iwanjye. Dawidi ngo atinya Imana aravuga ngo najyana nte isanduku y'Imana imuhira iwanjye. Ari bantu baririmbira Imana, abantu twababwira Imana ariko tubabwira mu buryo butari bwo. Tubabwira Imana ngo ni Imana yambika, ngo ni Imana itanga umuceri igira utanga nanjye yarawumpaye, ngo ni Imana itanga abagore mwabonye ko yampaye n'umunini. Buriya Imana ni nziza. Mbega twafashe Imana tuyibabwira nyine nk'Imana ngo ni Imana ngo yubaka amazu, ngo ni Imana ngo itanga imodoka mugatera hejuru, ariko twibagirwa kubabwira ijambo Hana yavuze. Yaravuze ngo ni Imana yica igira ite ariko kandi ngo nanone irakiza, ariko ni nziza. Yaravuze ngo irakenesha ariko nanone igira ite irakenura. Ntimurabona umuntu Imana yakenesheje? Iragukubita ukumirwa wowe. Iyo utabizi rero kuduhamagara mu musengere munahuye n'inyatsi ntayo, ni Imana bayi gukenesha n'ibishaka izagukiza ariko imeze nibwo mu Mana bwawe. Nimuvuge ngo amen. Icyanyuma ariyo ntego Pishoni yaduteguriye, icyanyuma indirimbo zijya zikora ubwo ni icya gatanu. Indirimbo zinesha urugamba. Zinesha iki? Aha ngaha twabonye Abamowabu n'Abamoni bateye Abayuda, bateye Abisirayeli. Umugabo witwa Yehoshafati wari warasobanukiwe imikorere y'Imana, wari uzi imbaraga ziri mu ndirimbo, aravuga ngo ingabo ni muzishyira inyuma, nimufate abaririmbyi, mufate instrument, mufate soprano, mufate alto, mufate tenor, mufate bass, mushyire imbere hari nibarangiza batera indirimbo bato ab'intwaro bajya ku birometero hirya. Murebye Imana ibuze gukora ngo abahungu bapfuye kujya imbere gusa. Iba baririmbye ihe ndirimbo sinzi iyo baririmbye. Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho, ni ijambo gikomeye nagukiraho. Barateye gusa ngo bakubita gutyo gusa ngo ingabo zirashwana ubwazo basubiranamo, barica imbere ya mugenzi we akabona ni haduyi akamutera inkota. Yehoshafati aravuga ati byarangiye, indirimbo zarikoze. Ntubwire wabiko urugamba rwarangiye. Indirimbo zinesha iki urugamba? Wowe uri mu iri teraniro ukababanya natwe muri uyu mugoroba, menya ngo igihe cyose uhuye n'ibitero ririmba. Bigeze bambwira umugore n'umugabo bandi yateye ari nijoro, abajura baza gucukura ku gikuta cyaho baryamye, umugore n'umugabo baryamye, umva ibintu biri bikubita. Umugore abwira umugabo ukanguka, abajura baje. Umugabo ati urabumvise? Urenga abahanga bavuga ko abagabo bagira ubwoba cyane burya ngo nijoro iyo hagize ikintu gikomeye, abwira umugore ati wabyutse ukajya kureba. Simbizi nawe ko bijya bigenda, ariko ubundi biba ari ibintu bikomeye. Umugore abwira umugabo ati ndikumva bari gucukura. Umugabo ati ati none mbyuke, ati byuka baje. Umugore ngo yibuka ko indirimbo zijya zinesha urugamba, abwira umugabo ati nta gitabo cy'indirimbo kiri hafi. Umugabo ati kiri hano imbere buri, ati kimpereze. Umugore ngo atera indirimbo ntibutse nimero, we yararimbye aravuga ngo umwami ageze ku irembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. Abajura bariruka baravuga bataraje, baradufashe. Indirimbo zinesha urugamba. Nujya ujya kuryama ujya uririmba, nujya ujya ku rugendo ujya uririmba, nujya uterwa n'ibitero ujya uririmba. Fata umwanya uririmbe mu bintu indirimbo zijya zikora, zijya zinesha iki urugamba. Yemerera wowe uri mu iri teraniro, urugamba uri kurwana sinduzi, ariko Pishoni bagutumiye barakubwira ngo uze usobanukirwe aya makuru. Wijya upfa kumva indirimbo gusa, nubu uri kuzumva ujye umenya ngo zirukana abadayimoni, zikiza indwara, zinesha urugamba, zishyura amadeni. Mu ndirimbo harimo imbaraga, harimo ubushobozi, harimo kurwanirirwa mu buryo budasanzwe. Ndagira ngo munyemerere muri aka kanya dufate umwanya gusenga. Hari umuntu uri mu iri teraniro uri kumva hari urugamba afite rwatangiye umwaka ushize, akaba rutangiranye 2024, ngo tumubwirire Imana mu buryo bw'indirimbo. Mu kanya bagiye kuririmba kabisa, wandika ibigeragezo uri kumva ufite, ibintu uri kumva bikugoye, bagiye kuturirimba indirimbo zinesha urugamba. Ariko nawe mfite amatsiko kumva izi ndirimbo bagiye kuririmba zinesha urugamba, kubera ko ukurikira ibintu by'ibigeragezo ufite n'ibintu by'ibidayimoni byaduteye. Hakenewe indirimbo zibyirukana. Rero munyemerere mu kanya gato tugiye kumvamo indirimbo zinesha urugamba. Buri wese urugamba amaranye iminsi, buri wese ibibazo byamuteye, tugiye kubwira Imana mu ndirimbo. Tuvuga ngo dukeneye kubona abadayimoni bahunga, dukeneye kubona indwara zikira, dukeneye kubona amadeni yishyurwa, kubera ko mu ndirimbo harimo kunesha kandi birashoboka. Twakomera Imana amashyi. Ndagira ngo munyemerere uhaguruke dusenga. Tugiye gusenga. Urumva ibyo ari byo byose, hari ibyifuzo byinshi dufite bitandukanye. Twari wenda no kuba mu mwanya wo gusengera mu ndirimbo nabo uraza kubaho, ariko reka muri aka kanya mw'iri sengesho ndikumva nifuza ko tubwira Imana ngo tumaze gusobanukirwa neza ko nidushyira indirimbo imbere, nidushyira kuririmba imbere, hari urugamba ruzarangira, kubera ko twinjiye mu mwanya mwiza kandi tukaririmba dufite imitima itarimo ibyaha yagiye ku Mana ikavoma ibyo ivomye ku Mana, akaba ari byizana bikagira ibyo bikora mw'iri teraniro tubayemo. Rero nagira ngo munyemerere duhuze umutima.
ni ikihe kintu uri kumva kikugoye muri uyu mwaka 2024 tariki 14 z'ukwezi kwa mbere icyumweru cya kabiri cy'ukwezi uyu mwaka dutangiye? urumva ari iki wabwira Imana? ni iki umaze iminsi usengera? ni iki uri kumva cyanze? ni iki uri kumva cyananiranye? wabwira Imana ngo urugamba arabona nta kindi cyarurangiza uretse wowe wenyine. ihumure riva mu ndirimbo rigira icyo rimfasha. ngiye gusenga, nimara gusenga mushumba nafate mikrofoni nawe araza gusenga, tubwire Imana ngo kubwa Pishoni, kubwa bene data batugendereye, izi ndirimbo zigira icyo zikora kandi ubutumwa bugere kure. dukeneye kubona abantu bakira mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, kubera ko ibigerageza abantu bahura nabyo ari byinshi. warambura ibiganza byawe, wagira ibintu nka bitatu ubwira Imana, wagira ibintu nka bitanu ubwira Imana, wagira ibintu nka bibiri ubwira Imana. ibiki bikugoye zamura ijwi ryawe usenga Imana, nanjye senge ndaza gusoza, n'umushumba senge aze gusoza, uyoboza gahunda akomeze. ariko tutahana aya magambo tumenye ko kuririmba binesha urugamba, ntabwo ari ukuririmba gusa. Mana nziza, ndagira ngo nawe usenge uyu mwaka turimo, uku kwezi turimo, iki kinyejana turimo, dukeneye imbaraga zawe, dukeneye gukora kwawe, dukeneye kubohoka. indirimbo zitubohore, indirimbo ziduhindurira ubuzima n'izina rya Yesu. Tegere data kugira ngo barengere. Yehoshafati amaze gusobanukirwa imbaraga zari mu ndirimbo, yafasha abaririmbyi abashyira imbere. Yehoshafati amaze gusobanukirwa uburyo indirimbo zinesha urugamba, yararirimbye ibintu biratungana. turi ku misozi, turi mu iteraniro, turakwinginze kugira ngo ukore ibintu bidasanzwe, imbaraga zawe zigaragare, ubwami wawe ku buzima bwacu. urakoze Mana, urakoze Kristo, kuko uri kumwe natwe kandi uturengeye. imbaraga zawe zigaragare mu izina rya Yesu, amen. ni wowe Mana ikwiriye kuririmbirwa. reka amavi yose agupfukamire, indimi zose nizatureka ari wowe Mana, ibyaremwe byose nivuge ko ari wowe uriho. turagushimiye Mwami w'abantu, ni wowe Mana iriho, nta yindi Mana ihari. izindi Mana tujya tubona zigira amaboko ariko ntizikore, ariko amaboko yawe yaratureze. turagushimiye Papa, amaboko yawe yaratugaburiye himbazwa, amaboko yawe yo yaratwambitse turabibona. ushimwe Mwana, amaboko yawe yaratuzamuye, turabigushimiye byiringiro byacu. ni iyihe Mana yindi ihwanye nawe? reka abaririmbyi bakore mu nanga bacurange, kubera yuko ari wowe Mana ikwiriye. reka izi ndirimbo zacu turirimba Mwana zijye zikubera umubazi uguhumurira neza, bityo nuwumva uri mu ijuru uhere kunezerwe, izina ryawe rishimwe. muri izi ndirimbo zacu turirimba kandi Mwana turasenze kugira ngo nanone uzisukeho amavuta y'Imana. turirimba abanyabyaha bihane, turirimba abarwayi bakire, turirimba abadayimoni bahunge, turirimba impinduka zo mu buzima zigaragare, turirimba imigozi yo mu buryo bw'Imana ifunguke, turirimba imigozi ibasha abantu nibohoke, turirimba Mwami w'abami reka imisozi iriduke, turirimba mu izina ryawe impinduka zo mu buzima zose zongere zigaragare Mwana, nk'uko Pawulo na Sila baririmbye bari muri gereza. uyu munsi natwe turagutaramiye, nyemerera wumva indirimbo ya buri muntu wese, nurangiza ukingura amarembo ya gereza yari afungiwemo. hari amarembo afungiranye abantu agiye atandukanye, hari inzugi zafunguka kuko turirimbye, hari inzugi zafunguka kuko tuzamuye amajwi yacu hejuru. twemerere Mwami w'abantu uyu mwanya wacu ubu mwanya wo kubona impinduka mu buzima mu buryo bwo kuririmba, kandi tugisenga mu izina rya Yesu. dusengeye amakorari yose, dusengeye indirimbo zose mu izina ryera rya Kristo Yesu, ngo amakorari uyagirire neza kandi amajwi yabo Mwami uyasukeho imbaraga z'Imana, bagihaguruka baririmba, abanyabyaha bajye bihana, umwuka wawe ujye umanuka, imbaraga z'Imana zijye ziganza, kandi ukora imirimo n'ibitangaza Mwana. tugukomeye amashyi kuko ari wowe Mana iriho. habwa icyubahiro Mwana, aya mashyi ni ayawe, nta wundi muyasangiye. tugukomeye amashyi, aya mashyi ni ayawe, uhimbazwe byiringiro byacu kuko ari wowe. ushimwe mu izina rya Yesu, amen.